Umukobwa yaraje afata ibiceri umusaza yari yasabye byose abijugunya mu mazi. Umusaza biramutungura cyane. Arangije abaza kubera icyo ukoze biriya ibi n'ibiki ukoze. Umukobwa ati ngiye kuguha $100 ujye mu mugezi unzanire igiceri. Ati mfite ngo hano $100 kora ibyo ukoze wowe jya mu mugezi. Kora ibyo ngusabye. Arangije afata telefone atangira kumufata ka video. Nyirizina uyu mukobwa yari kugira ngo atete gusa w'abakobwa bo mu bakire kugira ngo amuze mukineho. Akimuzanira cya giceri arangira avuga ati cyo ntago ari cyo nagusabye. Wakigoryiwe. Ibaze. Amaze guca ya note yahise afata ya note arayica amaze kuyica arangije arigendera. Umusaza aravuga ati ngiye kukwigisha agaciro k'amafaranga. Arangije afata cya giceri akijugunya muri wa mugezi. Akigita muri wa mugezi umukobwa yahise ahagarara nk'uwikanze ngo nkoze ibiki ni ibiki nkoze amafaranga yanjye $100. Ati yo timana yanjye $100 yanjye 100. Arangije araseka ngo ya manikire nayo ari gukoresha za manikire. Arangije atora igiceri akijugunya mu mazi ngo arangije atanga icyifuzo ngo nkeneye imodoka nshyashya. Kuko umuntu n'umugezi wajugunyagamo igiceri watangaga icyifuzo ngo kandi cyarasohoraga. Arangije avuga ati wa musaza ingayi nezeze yamusuzuguye cyane. Atangira guhamagara inshuti ze yitwa Doriane. Akigera mu rugo amera nk'uwikanze ati ndaza kuguhamagara ahita aramukupa. Ahita arishima aranezerwa ati ya ati imodoka nshyashya nabonye imodoka nshyashya nabonye imodoka nshyashya nabonye imodoka nshyashya nabonye imodoka nshyashya. Isa ahita arasohoka ati wakoze ku mpano wanguriye wakoze ku mpano wanguriye ndagukunda. Isa aramubwira ngo inde ngo iso ngo ngende papa wawe uhabwo wowe uri muri amari cyangwa mu busitani bwanjye. Arangije atangira kumwikaraga imbere ati uri gukina nakumenye ngo urashimishije. Ahubwo umusaza aramubwira ati cyagungiye uri murakina nanjye ndabona wa mukobwa w'inzererezi uri muri amari iki mu busitani bwanjye. Umukobwa ati muravuga ibiki? Isa aravuga ati ntago nkuzi. Wa mukobwa yarebye mu kirahure cya ya modoka abona kuko arasa n'inzererezi. Abona imyenda irasa nabi, abona inkweto zirasa nabi, abona ibintu byose yambaye birasa nabi, abona imisatsi irajwambaguritse n'iyi nzererezi. Isa aramubwira ati umva va hano cyangwa mpamagara abapolisi. Aramusaba imbabazi arapfukama ngo ndagusobanurira buri kimwe ngo narindi muri parke ngo narindi ku mugezi ngo mpura ngo n'umugabo utagira iyaba ngo yamvumye ngo ubu nanjye ngo n'umuntu utagira iyabo. Wa mukobwa aravuga ati genda wagasazi we. Isa aramubwira ati genda wagasazi we. Agerageza kumusobanurira ariko wapi. Atekereje yibuka koko nyine ibintu yakoreye ku mugezi ari byo bishobora kuba byamugizeho ingaruka. Arahindukira kugira ngo asubire kuri wa mugezi. Isa arumirwa ntago ari gushobora kumenya ko umukobwa we. Wa mukobwa yasubiye kuri wa mugezi ahasanga abasore babiri. Arangira avuga ati mwampa igiceri nyamara mukanya yajugunya $100. Baramureba barangije nabo batangira gufata ka video nkuko nawe yabikoze. Barangije bafata igiceri barakimuterera banamufata ka video ngo ari kugerageza naye ngo kwigira ikiremwa se. Baraseka cyane. Arangije igiceri nawe aragitora aragenda akijugunya aracyafite umwiryo mwinshi n'ubwo ubuzima bwe bwahindutse nyine umwana wo mu gikoma cy'avoka muramwumva nawe. Arangije igiceri atanga icyifuzo agiterera muri wa mugezi. Amaze kugiterera muri wa mugezi arebyemo abona yahindutse none uko yari ameze. Abona arasa neza cyane atangira kubyina nko ya arabyina cyane ateo ntago nkiri inzererezi ngo ninde w'inzererezi ntago nkiri inzererezi. Babandi bo bakamureba bakabona n'umusazi ahubwo noneho bajya bafata ka video cyane. Bafashe ka video itaraza arareba baramwereka ka video ngo reba ashaka kuntu byari binejeje. Ntago n'inzererezi ninde w'inzererezi ntago n'inzererezi ninde w'inzererezi ntago n'inzererezi. Noneho bo babona ibyo yakoraga we babona ahubwo nibwo yagiye yasara cyane. Ahita agira umujinya asubira kuri wa mugezi. Kuki uri murakina nanjye kuki uri kunkora bino bintu kuki uri mukunira ngo ndakwanga. Arangije agahinda karamwica. Akireba ku ruhande abona wa musaza
ngo wabonye ukuntu abantu bagufata se? Arangije aramusubiza ngo urabona ibintu wankoreye, nsubiza ngo n'ibiki byambaye, ngo n'ibiki byambaye, ngarura ibyanjye byose. Umusaza aravuga ati ibyo wibimbaza, genda ubibaze uramugeze, njyewe nta kintu nakoranye nawe, ahubwo genda ubibaze uramugeze. Ati okay, genda ugarure amadolari 100 waciye, ubundi urebe ukuntu bikomeye, nurangiza numara kuyagarura urahita usubirana ubuzima bwawe. Ati ni hehe se ndi buyakure? Ati ubuse ni he nayakura ko ubu yagiye? Ati papa ari buze kunyica. Akivuga ibya papa ahita aratekereza ati okay, amafaranga yawe ndayagarura, amafaranga ndayagarura, we ntegerereza hano. Aracyafite umwiryo. Arangije aragenda kwa se, urumva nyine arahazi neza. Akingura umuryango, amaze gukingura umuryango aragenda ajya ahantu babika amafaranga. Harimo inote nyinshi, akuramo inote y'amadolari 100. Arangije ahita arayihinahina nyine kugira ngo imere nka ya yindi yataye. Arangije afata ya note arayicamo kabiri. Byanze bikunze aravuga ati irasa na ya note, wa musaza ntari bubimenye cyangwa wamugize ngo umenye ko ari ya note. Arangije afata na scotch kugira ngo agaragaze ko ari ya note yafashe, yongeye agateranya. Arayiteranya. Amaze kuyiteranya arishima ati rwose apo birarangiye. Agikingura hanze akebutse ahita kubitana na wa musaza. Ngo kuki uri kunkurikira? Impamvu ndi gukurikira ndagira ngo umenye kutaza gukoresha ibinyoma kugira ngo uvuge ko wagaruye amafaranga. Aya mafaranga sa yawe na ya papa wawe. Ati nabonye aya madolari 100 nayatoye mu muhanda, ngwino ujye kunsubiza uko nari imeze. Ati ngaya amadolari 100. Arangije wa musana bwa ati oya sa yawe na ya wa musaza. Ati reka tubirebe noneho, tibitekerezeho. Arangitangira gusakuza kugira ngo isa amwumve. Arangije aravuga ati oya nturebe ibintu ushaka kudukorera, ati ugomba kuzana aya mafaranga ya nyayo, wijyana amafaranga ya papa wawe. Isa itarasohoka. Akebutse wa mukobwa abura wa musaza, asanga ni wenyine. Isa atangira kumwirukanka ati nakubwiye inshuro zingahe ngo sinongere gukona mu busitani bwanjye, nongera kugarukamo none uravugana n'abasekirite uranyumva neza, sohoka mvira hano, sohoka mvira hano. Yongeye kureba muri ya modoka asanga n'ubundi arasa n'inzererezi, mureba inkweto zireba imyenda yambaye ku ntisa. Kandi mu kanya kashize ni yari umwana wo mu bakire, none ntibari no kumumenya, yari umwana wo mu gikoma cyavuga. Atangira gusubira ati noneho nizi ko nkwiye kujya mfata amafaranga nayajugunye, sinzongera kuyajugunya. Ati rwose sinzongera kubaho ubuzima nk'uko mu rugo tubaye. Ati nzajya nkumvira, nzajya ngira gute, amera nk'uwicujije ariko nyine ntabyo. Yicara ku ntebe, akebutse ku ruhande abona ya note yajugunye. Ati ntibishoboka. Arayirebye ariko asanga ya note iracyari igice, ikindi gice nta gihari. Ati nende bukura ikindi gice koko, ko mbonye igice cyayo, ikindi ndagikura hehe? Ati ubuse koko n'ikindi gice ndagikura. Akomeza kubisubiramo. Akiri aho ngaho abona undi muntu ufite ikindi gice cya kabiri. Ati yo mbonye ikindi gice. Ati mbonye ikindi gice. Undi naze ubwo avuga ati ngo mbonye ikindi gice. Bose nyine nyirizina bakeneye igice kiriya note. Ati rwose ndashaka ati iki ninjye wakibonye. Umukobwa atangira kumusobanurira ati ni inkuru ndende, ati ninjye wayiciye ndayijugunya, ninjye wayiciye ndayijugunya, ariko mu by'ukuri no note yari yanjye kandi ndayikeneye, mbabarira uyinsubize. Arangije barasuzanya ati nitwa Dorothea ndetse nitwa Britini. Ati aya mafaranga rero nuyampereza, ati mfite umwana urwaye cyane. Ati ni umwana, twe tuba mu muhanda kandi nta buvuzi dufite. Ati nintayabona umwana wanjye ntago ari buze kurokoka. Umukobwa aravuga ati yo ndabizi, ndabyumva birababaje pe, ariko nanjye nkeneye amafaranga cyane pe. Ati mu by'ukuri ntago ndi inzererezi, nyizera. Ati nkeneye n'amafaranga cyane. Ati aya mafaranga rero nicyo kintu cyonyine cyatabara umuhungu wanjye. Nyamara kare yayakeneye kugira ngo yakoreshe manikire, ayajugunya rwose yumva kuba atakoresha manikire n'ubundi ari bugenda akagira ndayajugunya. Ariko nyamara aya mafaranga yashobora kuba ari gutabara ubuzima bw'umuntu. Hashize akanya tugaruka kuri wa mugezi. Wa musaza arimo aragaburira inyoni zihari, numa zihari. Arebye ku ruhande
abona wa mukobwa aragarutse, agaruka ari kubona yacitse intege ndetse afite n'agahinda kenshi. Aramubaza ati ese wabonye amafaranga? Ati ntayo nabonye. Ati none se ubu ugiye gukora ikira? Aramureba ati simbizi pe, ikigaragara nshobora kuba ngiye kubinzerereza ubuzima bwanjye bwose. Wa musaza aramureba nawe ubona arababaye, arangije aramufata aramwiyegamiza ati umva ngwino hano, ati umva nturire gusa reba mu mazi. Ati kubera iki? Ati we reba mu mazi. Ati seriye se ndebe mu mazi? Ati urashaka kongera kumbeshya bwa kabiri, kungira umusazi bwa kabiri? Arebamo ababaye cyane, agarutse yirebye amaze kurebamo abona yasubiye uko yari ari imbere. Abona imyenda ye none iramesha, abona arasa neza, yasubiranye fresheri nk'ibisanzwe. Noneho ba basore kare yasabye igiceri bamufatira amafoto, babona umukobwa mwiza cyane, ngo urashaka gusohoka. Arangije abigize ati mugende ibyo tuzabivugana ubutaha. Ngo gute? Atangira kubaza umusaza ati byagenze bite ko ntigeze nzana amafaranga kuri Fontaine, ni izihe maji zikoze ibi bintu? Arangira avuga ati nindahuye ko ibintu byose bikorwa se na maji. Ati none se winduye ibitekerezo byawe? Ubushize nyine yari yamubwiye ko ari maji zabyeyi, none arangira avuga ati impamvu rero ni uko wafashe ya mafaranga ukayahereza wa mukecuru wari uyakeneye kugira ngo uhindure ubuzima bw'umwana wiwe. Abantu benshi bakeneye amafaranga 100 kugira ngo batabare ubuzima, atari kugira ngo bakoreshe manikire. Ntugajye ufata amafaranga nk'igipapuro gusa, aho ni isomo rikomeye. Arangije aramushimira ati nukuri urakoze ku isomo mpaye, nitwa Britney. Ati umusaza narabwe ati nitwa Peace. Ati ndizera ko sinzongera kugira gushuka ubundi ntago nzongera kubeshywa. Narangije amubaza nese ni igiciro ukora hano? Ati cyo nkora hano mba ndi kugira ubuzima kugira ngo ngire isi neza. Ako kanya papa araza amuhamagara ngo Britney kamuhiye, none ntaramumenya. Arangije aramuhobera ngo wari uri hehe? Ngo twari twakubuze ngo ntiwe nitabwa telefone, nyamara mu kanya haje we ntiyamumenya. Ati ni byiza papa, ati uyu munsi nagize umunsi mwiza cyane mu buzima. Ati ndashaka kugira ngo mpure n'inshuti zanjye, nkwereke inshuti yanjye muhure. Akebutse arebye Peace aramubura, nimba ari umumarayika nimba ari ikibono umwe. Twabonye akomeza kugenda abura. Arangije Saravuga ati nta kibazo, ngwino nanjye uyu munsi nkugire mwiza mu buzima bwawe. Ati ari ikintu ngufitiye, ati nagufitiye impano. Arangije amubwira ati nakuguriye imodoka, none urabona ntabyinnye, ahubwo none papa nagiye kugira ati ninde wabonye imodoka? Ati umukobwa wanjye yabonye imodoka nshyashya, ninde wabonye imodoka? Ati ni impano kuri wowe, ntago wishimye? Ati ndishimye, ariko bigaragara byo ntago byamushimishije. Ntago ndishimye kubera ko mfite papa mwiza mu isi. Arangije aramuhobera ati ariko aya mafaranga imodoka twayisubizayo. Umusaza biramutungura ati kubera iki? Iyi modoka wayirose ubuzima bwawe bwose wari wikereye. Ati niko byari bimeze, ariko hari abantu hanze aha ngaha ubuzima bwabo bushobora guhindurwa n'amafaranga amadolari 100 yonyine, nyamara dushobora kubaha aya mafaranga yabafasha. Umusaza aravuga ati koko birashoboka cyane, dushobora kubikora. Barangije barahoberana. Inkuru yacu nawe yarangiriye, ariko yamuhaye isomo burya ko amafaranga burya ujugunya cyangwa ibintu